Bene data aho muri hose turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dusuhuje abari mu Rwanda, mu ntara enye z'u Rwanda, burasirazuba, burengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru. Mwese tubahaye ikaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Dusuhuje kandi abari mu Burundi bashobora kutwumva, abari muri Congo bashobora kumva ururimi dukoresha, abari muri Uganda, abari Tanzania, Kenya. Dufite inshuti zitwumva ziri muri Mozambique, ziri muri Zambia. Aho muherereye hose tubahaye ikaze muri aka kanya. Dufite kandi inshuti mu Burayi, muri Amerika, Canada, dufite inshuti muri Australia, ndetse n'abandi bazatwumva nyuma. Aho muzaba muherereye hose tubahaye ikaze muri aka kanya k'ijambo ry'Imana. Nk'uko bisanzwe, mwene so tubonetse muri hano ugarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Muri uyu mwanya nkabangira ngo dusome amagambo ari muri Zaburi ya 23 uhereye ku murongo wa mbere, abayo tuganiraho twihuse. Haravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, ndyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, ansubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'uw'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Aya magambo nyango tuganireho tumaze gusoma, nayahaye umutwe w'ijambo uvuga ngo Uwiteka ni umwungeri wawe. Ni ikibazo kibaza ngo mbese Uwiteka ni umwungeri wawe? Umwungeri bishatse gusobanura iki? Umwungeri ni umushumba w'amatungo. Mu yandi magambo, ni umuntu ushinzwe kumenya umukumbi, akawugaburira, akawuhira, akamenya izirwaye, izavunitse, kandi akazirinda inyamaswa. Mu by'ukuri ni ukuvuga ngo intama cyangwa amatungo ntashobora ubwayo kwibeshaho yonyine adafite umushumba cyangwa se umwungeri uyitaho mu buzima bwayo bwa buri munsi. Ndagira ngo turebere hamwe twihuse ibintu dusomye muri iyi mirongo bigaragaza ko Uwiteka koko ari umwungeri wawe w'ukuri. Ijambo rya mbere uhereye ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, harimo ijambo rivuga ngo niwe umenya ibyo ukeneye byose. Umurongo wa mbere n'uwa kabiri, Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Iyi mirongo yombi turabona ko Imana niyo dukesha ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ibyo kurya, imyambaro n'ibindi byose dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndetse umurongo wa kabiri kuri be yaho haranavuga ngo tunabona ko Uwiteka ari we uduha amahoro dufite, atuma dushobora kubaho neza, tuyavana ku Mana. Haravuga ngo anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Ubuzima burimo amahoro buturuka ku Mana yonyine gusa. Bibiliya iratubwira ngo Yesu niwe mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe abari babiri kuba umwe, ngo akuyeho urusika rwadutandukanya. Abefeso 2 umurongo wa 14. Ni ukuvuga ngo Imana imenya ibyo dukwiriye byose, kandi byangombwa mu mibereho yacu ya buri munsi. Ibyo kurya, imyambaro, ndetse ibyo ntibyaba bihagije tubifite tudafite amahoro, ntabwo dushobora kuba turi mu buzima bwuzuye. Niyo mpamvu Yesu nawe ubwe yaje mu isi kugira ngo abe umwami w'amahoro. Bisobanuye ngo ufite Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we aba afite amahoro, kandi amahoro adatangwa n'ibindi bintu byose byo mu isi abantu bashobora kwizera ko byabahesha amahoro, ahubwo amahoro y'ukuri aturuka ku Mana. Ijambo rya kabiri biravuga ngo Uwiteka niwe wita ku bugingo bwawe,
bwa buri munsi. Aha bivuga ubugingo bw'umwuka, ubugingo n'umubiri biratandukanye. Iyo tugiye mu by'ubugingo ni ukuvuga ngo tuba tugiye mu by'umwuka. Ku murongo wa gatatu haravuga ngo yita ku bugingo. Umurongo wa gatatu haravuga ngo ansubiza intege mu bugingo bwanjye kandi anyobora inzira yo gukiranuka. Imana idufashe cyane. Usomye na Zaburi ya 19 ku murongo waho wa 7 kuri B haravuga ngo amategeko y'Uwiteka aratunganye rwose, ngo asubiza intege mu bugingo. Nk'uko umubiri ugira imbaraga kubera ibyo turya n'uburyo tuwitaho, umuntu wacu w'imbere nawe akomezwa n'ijambo ry'Imana cyangwa se amategeko y'Imana. Mbese ujya ugira igihe cyawe wenyine cyo kurya ibyo kurya by'umwuka. Na Yesu yaravuze ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ngo ahubwo umuntu atungwa n'ijambo rivuye mu kanwa k'Uwiteka. Ese wowe ugira igihe cyawe wihariye cyo kumva ijambo ry'Imana, cyo kurisoma, cyo kurisubiramo kugira ngo ribashe gutunga umuntu wawe w'imbere? Hari umuntu w'imbere udatungwa n'ibiryo, hari umuntu w'imbere udatungwa udashobora gukomera kubera ko twakoze imyitozo ngororamubiri, ahubwo umuntu w'imbere agatungwa nuko twumva ijambo ry'Imana, n'imyitozo yo gusenga, n'imyitozo yo gukiranuka, n'imyitozo yo kubaha Imana. Nibyo bitunga uwo muntu w'imbere kugira ngo ashobore koko kuba ari fiti mu buryo bw'umwuka, ashobora no gukora imirimo yose y'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ibidutegeka. Ijambo rikurikiraho aravuga ngo n'uyobora uko uyobora mu nzira yo gukiranuka. Yesu yaravuze ngo ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu ushobora kujya kuri Data ntamujyanye. Yohana 10:6. Bibiliya kandi ikatubwira ko nta wundi agakiza kabonerwamo uretse izina rya Yesu Kristo wenyine. Byakozwe n'intumwa 4:12. Mwene data, izina rya Yesu niryo ryonyine tuvanamo imbaraga zo gukomeza inzira, dufashijwe n'umwuka wera kwa Yesu Kristo yatwohereje. We yatubwiye ati birakwiye ko ngenda, kuko nimara kugenda nzohereza umufasha, ati kandi uwo naza niwe uzabana namwe, azenda ku bya Data abibigishe, kandi azabasobanurira byose ngo anababwire n'ibyenda kubaho. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo rikurikiraho aravuga ngo niwe udutinyura ibiteye ubwoba byose. Ku murongo wa 4, mu rugendo rw'ubukristo habamo ibiteye ubwoba byinshi, ariko ibyo byose tubishobozwa no kuba turi kumwe na Yesu. Burya uwarinzwe nubwo atajya, urarinzwe rwo utajya ubibona. Aha mwibuka igihe cya Elisa n'umugaragu we Gehazi, igihe bari Samariya haragoswe n'ingabo z'Abasiriya. Ntabwo ngo Gehazi ngo agasohoka yagera hanze y'umurwa akabona ingabo nyinshi zikomeye z'Abasiriya zari zibateye, agakuka umutima, akagira ubwoba, akabwira Elisa ati turashize, turarimbutse. Ariko Elisa yari afite amahoro, nta kibazo yari afite, kuko yari azi ko hariho izindi ngabo zikomeye, ngo z'abamarayika, ingabo z'ijuru zibazengurutse zibarinze. Nuko ngo aravuga ati wigira ubwoba, witinya, kuko abo turi kumwe nabo baruta bariya ubonye ukuye umutima. Nuko ngo aramusengera. Gehazi amaso yarahumuka, abona ingabo z'ijuru zikomeye zari zibarinze. Ndagira nkubwire mwene data, nawe urarinzwe, Imana irakurinze. Wikuka umutima, wigira ubwoba, umenye ko Imana iri kumwe nawe, niyikurinda, niyikubera amaso, niyo yakurinze n'ibindi byose byatambutse, za ntambara wanyuzemo, n'uyu munsi izakurinda. N'ibiri imbere yawe biguteye ubwoba, biguhangayikishije, Imana irahari, kuko nibera amaso ubugingo bwawe, kandi niyo igutinyura mu bigutera ubwoba byose wahura nabyo. Ijambo rikurikiraho aravuga ngo nitanga
icyubahiro ku murongo wa 5. Imana itugiriye neza cyane. Dawidi yaravuze ngo antunganiriza ameza imbere y'abanzi banjye. Yobu nawe yaravuze ngo ntabwo ivana amaso yayo ku bakiranutsi, ahubwo ibicaza hamwe n'abami ku ntebe zabo, ikabakomeza iteka ryose, bagashyirwa hejuru. Usomye Yobu bice 36 umurongo wa 6 uzahasanga ayo magambo. Imana niyo ishyira hejuru kandi ikavanayo. Niba ushaka icyubahiro nyacyo, gishakire ku Mana. Niyo mpamvu Paulo nawe yanditse aravuga ngo ubwiza n'icyubahiro ngo ujye ubishakisha gukora ibyiza ngo udacogora. Niko urwandiko rw'Abaroma bivuga. Aravuga ngo ku murongo wa 2 n'uwa 7 ngo ushaka ubwiza n'icyubahiro ngo abishakisha gukora ibyiza adacogora, nayo ngo izamwitura ubugingo buhoraho. Nimba ushaka icyubahiro ndetse icyo mu isi, nimba ushaka ko abantu bakubaha, banza wubaha Imana. Wige kubaha Imana, witoze, kandi ntabwo uzubaha Imana utubashye mugenzi wawe. Ibyo ngibyo bizatuma Imana iguha icyubahiro, Imana igushyire hejuru, ngo ikwicazanye n'abakomeye bo mu isi. Yewe ari n'igihe dutekereza ngo iyo tuvuze ibi, Imana nitanga ubutegetsi bwose bwo mu isi. Niyo yimika abami abangaba tubona mu isi, niyo yimika abaperezida. Imana ni umutware w'amateka, niyobora amateka yose y'isi. Ubwo rero nimba ukeneye kumenyekana, ukagira icyubahiro, wowe wige kuyegera, wige kwishaka, wige kubana nayo, wige gukora ibyo ushaka. Imana izakuzamura, Imana izagushyira hejuru, ikwicazanye n'abakomeye, kuko yonyine nk'uko tubibonye ijambo ryayo ryatubwiye ngo niyo ivana abantu hasi ku mukungugu, ikabazamura, ikabicazanya ku meza ku ntebe z'abakomeye. Bibiliya iduha ingero nyinshi cyane. Iduha ingero z'aba Yosefu, iduha ingero ndetse na Dawidi ubwe murabizi uko yari ameze. Yavukiye mu muryango udakomeye, avuka ari umwana muto w'umuhererezi, ndetse biriya tubwira ngo yakuriye mu ntama aragira, ariko Imana yamuvanyeyo imugira umwami w'ubwoko bukomeye bw'Isirayeli. Imana itugiriye neza kubera ko yakiranukaga, kubera ko yashaka Imana. Na Yosefu niko byagenze. Muzi ukuntu yagurishijwe na bene se, akajyanwa mu gihugu cya Egiputa, akahura n'ingorane, agafungwa, ariko Imana yamuvanye muri gereza imuzamura, imugira minisitiri w'intebe w'igihugu cya Misiri. Imana idufashe, Imana itugiriye neza. N'aba Daniyeli n'abandi ni benshi cyane. Biriduha ingero z'abantu benshi cyane Imana yagiye ivana hasi, ari abacakara, ari abagaragu, ari imbata, ari abantu baguzwe gukoreshwa imirimo y'uburetwa, ariko Imana ikabashyira hejuru, Imana ikabaha icyubahiro. Nimba nawe ushaka icyubahiro, nimba ushaka ko abantu bakubaha, nimba ushaka ko Imana iguha icyubahiro ikakuzamura, igakubaha abandi, igaguca bugufi, igakubaha Imana, igakugendana n'Imana, Imana izakuzamura, Imana izagushyira hejuru, kandi abantu bose bazabimenya, kandi abantu bose bazatangara, kuko Imana igisohoza ibyo yavuze. Ijambo rya nyuma ku murongo wa 6 isa nkaho ari conclusion cyangwa se umwanzuro w'iyi zaburi. Niyo mpamvu Dawidi arangiza aravuga ngo nanjye kubw'ibyo byose Imana yankoreye cyangwa se ikora iginkorera buri munsi. Aravuga ati nanjye nzaba mu nzu yayo iteka ryose. Ku murongo wa 3 nuko havuga nzaba mu nzu yayo iteka ryose. Afata umwanzuro kuko yarazi yuko ku Mana honyine gusa niho ashobora kuvana ibyo akeneye byose. Ku Mana yonyine niho ashobora kuvana amahoro. Ku Imana yonyine niho ashobora kuvana uburinzi burinda ubugingo bwe. Ku Mana yonyine niho niyo ishobora kumuyobora mu byo gukiranuka, gukora ibyo ashaka. Ku Mana yonyine
niho azaba adafite ubwoba, adatinya, ashize ubwoba. Aravuga ati kandi ku Mana yonyine niho azavana icyubahiro. Yari abizi ko ubwami bwe yabuvanye ku Mana. Muribuka wa munsi ngo aza yavaga gucyura isanduka y'isezerano ayivanye mu Bafilisitiya, ngo yaraje arabyina, ngo aca imbere yayo arabyina kugeza ubwo umwenda ngo yarakenyeye wituye hasi. Umugore we ngo ararababara cyane, amureberaga mu idirishya ngo ararakara, ngo aravuga ati kubera icyo wakoze biriya imbere y'abagaragu bawe n'ababaja bawe. Yari umukobwa wa Sawuli. Nuko Dawidi aramubwira ati ngewe Imana niyo yabahaye bariya baja, yabambuye so Sawuli irabampa kubera yuko yankunze gusa. Niyo mpamvu nanjye nayibyiniye. Ibyo kuvuga ngo abaja n'ibiki byose nta kintu bimbwiye, kuko njyewe ubwanjye nzajya niyoshya nce bugufi imbere y'Imana, kuko yambuye so ubwami irabumpa. Imana ishimwe cyane. Dawidi yari yarasobanukiwe ko ibyo afite byose ndetse n'intebe y'ubwami afite yayikomoye ku Mana. Imana idufashe. Iyo mpamvu yafashe umwanzuro kuri iyi Zaburi, aravuga ati nanjye kubera ibyo byose nzaba mu nzu y'Uwiteka ibihe byose, ntabwo nzayivamo. Nzakomeza kubaha Imana, nzakomeza gushaka Imana, nzakomeza kunezeza Imana, nzakomeza kubana n'Imana, nzakomeza gukora ibyo Imana ishaka. Nicyo bisobanuye kuba mu nzu y'Imana. Ntabwo ari ukwicaramo si gereza, ahubwo ni kuguma mu ijambo ry'Imana, ukemera kuyoborwa naryo, ukabaho mu buzima bwubaha Imana, ubuzima bukora ibyo Imana ishaka. Imana ibaho umugisha bene data. Turarangije. Ariko se nawe ufite Uwiteka nk'umwungeri wawe? Ufite Uwiteka nk'umwungeri wawe? Koko Uwiteka ni umwungeri wawe? Ni ukubera amaso? Niwe ukurinda? Niwe umugendana iminsi yose? Ese uje umunezeza? Ujye ukora ibyo akunda? Ujye ukora ibyo ashaka? Tugiye gusenga Imana. Ariko nagira nkubwire, abahirwa mu isi ni abafite Uwiteka nk'umwungeri wabo. Abo ntibazatinya, abo ntibazatinya ikibi cyose. Abo ngabo Uwiteka azabakomeza, azabazamura, azabaha icyubahiro, azabana nabo, azabarinda mu kaga kose, mu ntambara n'ibiteye ubwoba byose bya buri munsi duhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nanjye icyampa Uwiteka akambera umwungeri muri uku kwezi, mu mpera z'ukwezi kwa 4 ndetse no kwa 5, mu myaka nshigaje yo kubaho mu buzima bwanjye. Tugiye gusenga Imana. Nawe ngo Uwiteka akubera umwungeri kandi wemere guca bugufi, akuyobore muri byose, maze uzarusheho kuba mu mahoro kandi urusheho kubaho uko Imana ishaka. Tugiye gusenga Imana. Nimba wumva tugufasha gusenga Imana, wowe wumvishe ubutumwa, wowe uzabwumva mu bindi bihe, ibyo ari byo byose ukeneye ko Imana ikubera umwungeri, reka dufatanye isengesho dusenga Imana. Mana, turagushima kuko ijambo ryo tumaze kumva. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ntabwo rihinduka ibihe byose. Turasenga kugira ngo umuntu wishije ijambo aho haherereye hose, wihebye, wiganyiraga, wumvaga ko ari wenyine, akemera guca bugufi, umubere umwungeri, umubere byose, umubere ingabo imukingira ku manywa na nijoro, uhindura ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Wari wihebye, wiganyiraga, utari ufite epfo na ruguru, wari ushobewe, umubere umwungeri kuko yemeye guca bugufi. Umurinde akaga kose, umurinde ibyago byose, umugaburire, umwambike, umuhe icyubahiro, umuhe amahoro. Tuzi ko ari abantu bafite amahoro babuze amahoro, wenda bafite n'ubutunzi, bafite n'ibirenze ibyo dutekereza, ariko babuze amahoro. Kuko uri umwami w'amahoro. Mwami, uyahe abayagusaba bose kandi ubaha icyubahiro. Bibiliya niko yatubwiye ngo niwe utanga icyubahiro, niwe ushyira hejuru, niwe wimika abami bo mu isi. Oh haleluya, urakoze Mana. Turagushima kukugira neza kandi kukiranuka.
dusengerera aba bantu bose n'abarwayi n'abafite ibibazo bitandukanye kugira ngo ubiteho kandi ubagirire neza, ubakize abari kwa muganga, abazumva ubutumwa bari mu bitanda by'uburwayi kwa muganga, abazaba bari mu ngo zabo, abazaba bashobewe bihebye, umuntu wese uzaba ahangayitse akakuburiraho amaso, uzamugiriye neza, uzamubera igisubizo, kuko ubwawe wemeye kuri umwungeri nyakuri kandi umenya intama zawe, kandi intama zawe biravuga ngo zimenya n'ijwi ryawe, ngo zirakumva zikakumenya. Umuntu rero uzumvira ijwi wese akakumvira, uzamubere byose, uzamubera agakiza mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Bene turarangije, kandi turizera ko Imana yavuganye n'umuntu wese bamwumvishe ubutumwa n'abazabwumva mu kindi gihe. Imana ikomeze bagendere kandi ibayobore kandi baragire kandi ibabere byose mu buzima bwanyu bwa buri munsi mu izina rya Yesu. Uko bisanzwe iyo turangiza tujya tubasaba ya nkunga yo kudukora subscribe, mugakora share, mugakora comment, mugakora like, kugira ngo turusheho guteza imbere iyi community yacu, tubashe kubona ibyo dukeneye kugira ngo twamamaze ubutumwa bwa Kristo, dore ko ariyo ntego twihaye. Ikindi namwe nimudukore ibyo ngibyo, mugakora subscribe, bizajya bibafasha kumenya igihe cyose dushyizeho ubutumwa, mugashobora kumenya yuko maze mukabwitabira. Imana ibaho umugisha rwose. Turarangije kandi turasabira umugisha na Korali Rehobote yo muri ADPR ya Remera mu mujyi wa Kigali, ijya idufasha kuko dukoresha ibihimbano byabo muri rivuga butumwa. Imana ibaho umugisha, kandi namwe mukeneye indirimbo zabo mwazisanga kuri YouTube, zirahari. Wakwandika gusa ADPR Rehobote ADPR Remera, muzabona indirimbo zabo kandi zizabafasha, zirimo ubutumwa bwiza, kandi Imana izarushaho kubaha umugisha. Murakoze ko mubyumvishije kandi mukaba mwemeye kubikora mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.